tubaye ikaze mwakoze subscribe kuri Bosco Insight TV channel yanyu, channel ibagezaho ubusesenguzi bwimbitse ndetse n'inama, ibiganiro ndetse n'ubuhamya kuko intego yacu iri. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa, si ubwa mbere kuri iyi channel ajeho, yaje ari umuhanzi uririmba indirimbo zitandukanye ndetse anasohora abageni, ariko uyu munsi icyo cyatuzanye hamaze iminsi hacaracara ubuhamya bwe butandukanye ku ma YouTube atandukanye, twumva natwe uyu munsi abadukurikira dusaba ko twamubazanira. Rero uyu munsi twamubazaniye, afite ubuhamya bushaririye, aho nawe ukurikiye Bosco Insight TV waba ufite ubuhamya burenze ubwe cyangwa se ubuhamya bwe akagira icyo bugufasha. Rero turabashishikariza gukomeza kureba iki kiganiro twageze ku musozo, kuko Imana iraguheramo umugisha kandi n'ubuhamya bwe burubaka imitima ya benshi. Jado, turakwakiriye. Murakoze cyane, nshimira abagenda badukurikira bose aho bari mu mpande enye z'isi zitandukanye no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uko babimenye rero, ni wa musore wabo, wa musore ufite impano zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi nishimiye ko mwantumiye kugira ngo ngire icyo ngaragariza abadukurikiye. Ubuhamya mwagiye mubona menshi atandukanye, uyu munsi rero ngiye kubutanga n'imbere yanyu ku badukurikiye. Jado, tudatinze cyane, abantu bagiye bagukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, uri umugabo wubatse, ufite umudamu. Amateka twagiye tumenya make, twabwiye n'abantu cyangwa se nawe uri bwivugene uko wagiye bivuga ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ku myaka 15 utavugaga. Ibyo ni igitabo gikomeye. Ubu ngubu isa tuvugana, turimo turakora ikiganiro uvuga, ntabwo ikiganiro turi gukora ari ikiganiro cy'amarenga. Byaje gute? Byatangiye ryari? Wisanze ute muri ubwo buzima? Nk'uko bivuze nyine, nagiye ntanga ubuhamya ahantu henshi nyine hatandukanye. Njye nabwira abantu ko nahuye n'Imana. Navuze ko mu gihe njya gutanga ubwo buhamya ngomba kuzajya mbanza kuririmba. Hari indirimbo yo gushimira Imana. Ndizera ko nabanza kuyiririmba, ariko nkabanza no kugera kwiragiza Imana. Kwizera rigira dutana mwana Roho Mutagatifu, dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igereho munsi, ushaka kibe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu mazi ahubwo udukize icyago. Turagushimira Nyagasani, kariho waduhaye kuvuga kandi ukaduha ubuzima buzira umuze. Ni wowe wagiye uturinda mu makuba menshi ajya atandukanye, utwongerera igihe cyo kubaho. Rero turakwihaye, tubaye ikindi kiganiro cyacu kugira ngo uhezugire buno buhamya ngiye gutanga bubashe guhembura benshi, kandi buri muntu wese yumve ko hari Imana ikora kandi igikora. Hariho benshi bashobora gukira bitewe n'ubwo buhamya. Tugusabye kugira Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Kambarinde rero iyo ndirimbo nise gushima Imana. Ndagushimira kubwo wamaye kuvuga, umakuririmba isi yose ikabyumva. Reka nkucurangire umurya wa gitari, nkuvugirize ingoma kuko urabikwiriye. Reka nkucurangire umurya wa gitari, nkuvugirize ingoma kuko urabikwiriye. Muri ka gashyamba igihe njye nari umushumba, niho twahuriye. Nyagasani we, urambura ikiganza cyawe, unkora ku mutima, uvuga ya magambo ati bohoka, uhaye kuvuga, genda uririmbe isi yose ibyumve.
hatibohoka muhaye kuvuga genda uririmbe maze bahinduke. amen. Ni indirimbo nziza cyane. Kuko mu byumvise rero muri iyo ndirimbo ni story y'ubuzima bwanjye. Namenye ubwenge ndikiragi ntavuga, ariko nyine babita abana b'umugabo wo kutavuga. yego ubwo hano ku myaka ingahe? ku myaka 7. yego nibwo namenye ubwenge nyine ntavuga, ntangiye ishuri ntavuga, ariko bambwira ko byatewe n'indwara ya mugiga. narwaye mugiga, ndwara n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. nyine narwaye sinigeze nkambakamba, narahagurutse ndagenda. ntabwo uzi gukambakamba nk'abandi bana? nagejeje imyaka 3 ntaragenda. wibera hasi, wicaye hasi? wibera hasi kubera uburwayi. bagiye kubona ndahagurutse ndagenda. nabyo ni igitangazo cy'Imana. igitangazo cy'Imana. noneho ari n'igihe namaze iminsi 6 meze nk'uwapfuye n'ubwo burwayi. 6 meze nk'uwapfuye. kuri uwo munsi uko hateraga agatima gusa, ndi umwana utabasha konka, mbese meze nka wa muntu uri muri koma usigaje akuka kanyuma. ubwo rero papa wanjye byari byamucanze, byamurenze, agiye kwa padiri kugira ngo baze bambugire kwagusiga kw'abarwayi, mbese isengesho rya nyuma. aba yagishyikayo baramubwira ati umwana akureye. navuga ko kugaruka ubuzima bwanjye ari ukubera Imana. ari nacyo mbwirira ko abantu mbabwirira ko umuntu ahura n'Imana gusa. umuntu ahura n'Imana biciye mu byo yamukoreye. navuga ko icyo gihe nagarutse mu buzima kubera Imana. hari icyo Imana yashatse kugira ngo ngaruke mbashe gusohoza. yego. hanyuma ku myaka 7 rero tugiye ko watangiye ishuri utavuga. duhe ishusho, ku ishuri byari bimeze bite? wenda ntarajya ku ishuri nabwira abantu ko burya ikiragi, ingaruka zo kuba umuntu ari ikiragi, bavuga abana n'umugabo kutavuga. yego. buri muntu wese arabisobanukirwa ko njyewe ni ikintu nyine gikomeye nyine cyambayeho, kandi nshimira Imana no kuba narabashije gukira. yego. nabaga ndi mu rugo, papa wanjye yari umufundi, yarubakaga, ari njye tubana mu rugo twenyine. yaba yagiye mu kazi, nta mubyeyi, nta mama wagiraga, nta bavandimwe? bari barahungiye muri Tanzania. yego. narasigaranye na papa. yaba agiye nko mu kazi, yasigira nk'ibyo kurya, yaza yasanga ntabiriye, ubwo akubitwa. simbasha kuvuga ngo wenda ngo nisobanure mvuge ngo nariye kwa runaka ndahazi. akumva yuko nyine ari kwa kutumva kw'abana. wakoreshaga amarenga gusa n'ibimenyetso? ni amarenga. kumva aho narumvaga, ariko ntavuga. ndibuka umunsi umwe nasibye kujya kwiga, nagiye gufata imyenda y'ishuri, neguye nyine isanduka. twagiraga amasanduka y'ibiti, niba abantu bayazi. ubwo wadukurikiye uradubwira muri commentaire ko bayazi. yego. sinzi niba bayazi. ngiye gufata uniform asanga hizindiyemo inzoka nini cyane. yaraje mu isanduka? yego. yabaga umuntu tutabizi, asanga yiringiye ku myenda, nuko nsiba ishuri gutyo. papa atashye arankubita kubera ko nagiye kwiga, kugira kuvuga bidakunda, ntabasha uburyo usobanura ibyabaye. abantu baraza basanga arimo arankubita. ariko si uwo mwana kurimo kumukubita, urabwirwa n'iki icyamusubije kujya kwiga niba atasigaga kujya kwiga?
noneho mfata umwe muri abo bari baje guhurura akaboko mutwara mu nzu, ugejeje mu nzu mutungira urutoki ku gisanduku, apfunduye asanga aho ya nzoka yari ikirimo n'iciro nini cyane. ubwo barapfundikira baterura ya sanduka bayizana hanze, urumva ya nzoka barayica ifite metero. Izo ni ingaruka zo kutavuga. Ni ingaruka zo kutavuga. Ni ibintu nyine uba usanga bibabaje nyine biteye agahinda, kandi ni ibintu ni igikomere umuntu aba afite kiba birumvikana cyane. hanyuma dusobanurire waje kuvuga bigenze bite, byaje ryari, wari uri hehe? Yego, kigiye rero natangiye ishuri imyaka 7 jenoside ikirangira, ubwo ndagenda ndiga ngeze mu mwaka wa 3, naratsindaga utavuga ikibazo ntajya kukibaho ngo nsome. Warandikaga gusa, narandikaga ugasoma, bakubaza ndi basubiza mu nyandiko. Nasubiza mu nyandiko. Kigiye umudirecteur wari uhari aravuga ati ibintu ntabwo tuzabishobora, niba umuntu atajya kukibaho ngo asome ntabwo turagira ubushobozi bwo kuba twabasha kugira kwigisha umuntu umeze gutya. Kigiye bahamagaza papa baramubwira ati umwana wawe mutware nazamenya kuvuga uzamugaruka. Mbwira abantu ko icyo ni igikomere cya mbere nagize bitewe no kugira kutavuga. Mbuze ishuri atari uko ndi umuswa, ariko ndibuze kubera ko ntavuga. Ngenda taha, maze gutaha mba umushumba w'amatungo n'indi mirimo yo mu rugo yose. Urumva ubwo ndaharasinga n'ubwo buzima. Abo tuvukana aho bari barahungiye muri Tanzania, bamaze guhunguka basubira aho bari bageze, bakomerezaho bariga bajya no mu kaminuza n'iki. Njyewe ngoma ndi umushumba wibereye mu nka, ndagiye nkora imirimo yo mu rugo. Nubwo ubuzima nanyuzemo, ariko kugira ngo menye kuvuga agahinda karanyicaga. Nareba ubuzima nyine twihuta ku kiganiro nyirizina. Waje kuvuga ryari, wari uri hehe, byaje bite mbese kugira ngo abatwumva bumve uko Imana ikora ibitangaza? Yego, nari ndagiye amatungo ndi impande y'igihuru, ntekereza nyine uko nabuze kuvuga ko uko nabuze kutavuga, numva nyine agahinda kanyishe. Kuko umwana atekereza asaba Imana. Mbwira abantu ko icyo umwana asabiye Imana irakimuha. Ndayisaba ndabaza Imana wampaye kuvuga. Nari nicaye impande y'igihuru nk'uko iriya ndirimbo ivuga. Mbitekereza ku mutima ndabaza ati Imana wampaye kuvuga, wenda byibuze nkazapfa nkuririmba. Ntabwo nasabye Imana ngene kuvuga nzaba umupasiteri, ngene kuvuga nzaba umudogiteri, ngene kuvuga nzaba umwarimu, ngene kuvuga nzaba perezida, ngene kuvuga nzaba ikintu. Ngene nasabye ngene kuvuga gusa, byibuze ngene kuvuga birahagije kuri wowe. Ndirimbira Imana. Icyo gihe nabisabye Imana, haciye amezi 2 kuvuga bitangira kugenda biza, ariko kugira ngo ijambo icyo gihe urafite imyaka ingahe? Icyo gihe nari maze kugira imyaka 11. Kuvuga nyine bikaza kugira ngo nzavuge ijambo nkamara nk'iminota 60 gaganyije. Urwara nabyo gaganyije. Ubwo abantu baramenyera, naba wenda ngiye gutumikira nk'umuntu wongeye gutumikaho yambaza nk'abukeye bikifunga, sibashe kugera ku musozi kuvuga bikibana. Yamvugisha neza aseka nkagira iki nkamutumikira bikava kure, ariko niba rigasohoka nkavuga.
murumva ko n'ubu ngubu nyine harimo akantu kajyemo gake ariko uko biri kose Imana ihimbarizwa. Ubwo rero imyaka 15 nibwo nabashije kugira kuvuga neza, nabwo gutangira n'impano yo guhimba byaziye rimwe impano yo guhimba indirimbo n'iki gihe rero nabashije kujya kumenya kuvuga neza ku myaka 15, ari nacyo nshima Imana. Umuntu dukurikiye aho uri hose, niba ufite umwana ufite icyo kibazo nk'icyanjye, azakira mu izina rya Yesu. Amen. Twibutsa ko ahantu heza bakorera ubukwe ukagenda neza ukanyurwa ni muri Light Center i Kabuga hafi na Maison d'Ogene, ni iminota 2 kuhagera. Bafite ubusitani bwiza cyane, afite salle nziza cyane rwose y'agataraboneka, ndetse ni hafi ya jardin nziza cyane hano hafi muri RPF hafi y'Intare Arena. Rwose ni ahantu heza bakora ubukwe, ibiro byawe bikagenda neza. Jadoro tubona ku musozo, ababyeyi bawe babyakiriye bate babonye utangiye kuvuga, nubwo bitari byakaje neza ariko umubyeyi wawe yiyakiriye ate, wabonye ubwo babyakiriye bate? Ababyeyi banjye barabyishimiye, ariko ntibamenye icyatumye menya kuvuga. Mu buntu bw'Imana nahuye n'Imana mbere abantu ko nahuye n'Imana, kandi n'ubu ngubu ndacyahura nayo. Imana iracyakora. Ikiganiro kizakomeza, byinshi nzabagezaho kuri izi channel ebyiri, Jado Inganzo TV ndetse na Bosco Insight TV. Yego, ni byinshi nzabagezaho. Ese nyuma yo kuvuga ubuzima bwagenze